guca imiringoti, kurimbura ibishitsi, gucukura ahaterwa ingemwe z'ibiti no kuzitera niyo mirimo usanga abaturage bakora kuri imwe mu misozi igize akagari ka Kabere umurenge wa Ruheru mu karere ka Nyaruguru ahateganirijwe gusazura amashyamba. Iyi mirimo ikorwa n'abiganjemo urubyiruko, abagore n'abagabo, bavuga ko bayitangiye mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize, buri umwe akaba ahembwa amafaranga 1000 ku munsi. Ni imirimo ubona isaba ingufu ndetse ikanasaba bamwe kuzinduka cyane kuko ngo hari ababyuka saa 10 za mu gitondo bitewe naho batuye bagamije kudakererwa akazi batangira saa 12 za mu gitondo bakagasoza saa 7 z'amanywa. Nubwo ubuhamya bwa bamwe bugaragaza uko amafaranga bakorera mu gusazura amashyamba abafasha guhaha ibyo kurya, kwirihira ubwisungane mu kwivuza no kugura imyambaro, hari ababangamiwe no kuba mbere y'ukwezi kwa cyenda k'umwaka ushize bari basanzwe bakora aka kazi bakorera rwemeza mirimo muri aka gace n'ubundi ukibakoresha akaba hari amafaranga yirengagije kubahemba kugeza ubu. Kuva mu kwa cyenda narakoraga, ariko na mbere yaho muri mwaka tunakoraga ducukura imyongoti baranatwambuye. Rayo hakujya twarakoze, umukozi yari yohereje araza apanga ikipe nka gucya turakora, tumaze gukora aratwambura, bukeye tubwiye boss aravuga ngo tuzamuzane kandi ngaruri Nyamagabe. Ubwo rero tubwira boss ati wewe mudushakire kubera ari wowe umuzi kandi ari wowe wamuhaye akazi. Boss aravuga ngo agiye kumushaka, ngo bukeye aravuga ngo yaramubuze, tongera turamudarika, aravuga ngo hari amafaranga make yasi amusigayemo ngo tuzakora para ayaduhe. Ubwo rero bukeye nawe yanga no kugaruka akajyaza yaza kaza mu kazi nk'uko ntaze kuduhemba akayohereza ayo dukorera hano. Ubwo rero ntabwo twahembwa, umnyingoti yaraheze, twarecyuje, twaracogoye, twarabuze. Ngewe hari handitse umudamu ariko nakoze ku izina ry'umudamu harimo 2020. Ubwo rero umugabo yahise agenda tudahembwe. Ikintu boss adushoboza no kavanga mwebwe ngo nsige nabakoresheje, sige nabaha akazi kandi ari umukozi we. Wowe twambuye nyine ari umukozi ari we yari yamubwiye. Ntitwabashije kubona uvugwaho kwambura aba baturage, ariko ubuyobozi bw'umurenge wa Ruheru bwemeza ko hashize igihe kitarenze ukwezi bumenye ikibazo ngo cyanatangiye gukurikiranwa. Abaturage kuko bangejeje ikibazo batangiye bakoreshwa na kapita umwe wari washyizweho, nyuma aza kumuhindura amuhindura atabanje kubitumenyesha kugira ngo wenda niba n'ikibazo abaturage bafite tube twagikurikirana. Nyuma niho twaje kumenya ko abaturage bafite ikibazo cyo gukora amafaranga bari bakoreye ngo batishyuwe, ariko n'ubundi abo baturage nibo barimo nibo bagikora ku buryo kugikurikirana no kumenya nangahe ni bangahe twabikurikirana kandi numva kizakemuka. Wenda aho bageze basa naho bataye icyizere, niyo mpamvu babimbwiye, ariko twe nk'ubuyobozi rero icyo tuzakora ndumva ubwemeza mirimo turamuzi, nambaze turazifite, tugomba kumuhamagara kugira ngo tumenye niba amafaranga atari yayatanze wenda kapita kayarya, cyangwa tumenye niba atarabishyuye abishyure kuko n'ibintu bisobanutse. Hashize icyumweru n'igice ubuyobozi bw'umurenge wa Ruheru bugaragaje uyu mugambi, ariko kuri ubu abaturage basaga 30 bafite iki kibazo ntibarishurwa amafaranga bakoreye. Abakora imirimo yo gusazura amashyamba mu murenge wa Ruheru ku buso bwa hegitari 88 babarirwa muri 200. Muri rusange banahuriye ku kibazo cyo gutinda guhembwa. Ubusanzwe bahembwa buri cyumweru, gusa bagiye kumara ukwezi badasiba akazi ariko badakora ku mushahara. Ibintu bifuza ko ubuyobozi bw'umurenge bwanakurikirana kugira ngo batazamburwa nkuko byagendekeye bamwe muri bagenzi babo.